ukagurisha imodoka ugamije guha imbaraga business, kubera ko business nisubira mu murongo uzagura amamodoka. Uzanarebere mu bantu bubaka amazu, burya nibyo koko nkunda no kubibashishikariza, nkunda gushishikariza abantu kugura ubutaka. Muzumva mbabwiye ntigura ubutaka kubera ko aricyo kintu abantu batazongera gukora. Uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo. Nta butaka nta gihugu. Igihugu kiba ari cyayo byanyabyo gifitemo ubutaka. Umuntu ureba kure ushaka kubona ejo hazaza heza ashora mu mitungo itimukanwa. Ibyo bintu nkunda kubivuga rwose. Kugura ubutaka nta gihombo kirimo, kugura inzu nta gihombo kirimo, kireka iyo hajemo wenda ingaro. Ariko ku ruhande rundi, ku rundi ruhande rwanjye, niba guhitishamo hagati ya business no kugura inzu cyangwa kubaka, uzahitemo business mu cyimbo cy'inzu, cyane cyane iyo ari inzu wenda yo kubamo. Kireka ari inzu y'ubucuruzi cyangwa se ari inzu wubaka ukagurisha. Abantu bakizwa n'amazu ni abantu bagura bagurisha, ni abantu bubaka bagurisha, babishoyemo business. Ariko ku muntu ugitangira ubuzima, aho kujya ku mugogoro wo kubaka inzu, wakubaka business. Reka mbahe nk'urugero, inzu ya miliyoni 100 ugiye kuyubaka ngo uyikodeshe, ndakubwiza ukuri ibaye iri ahantu heza ntabwo yakwinjiza amafaranga arenga miliyoni ku kwezi. Yaba iri ahantu habi hatari ahanyaho, ishobora no kwinjiza ibihumbi 200 gusa ku kwezi cyangwa ibihumbi 100. Tekereza ko iyo nzu ari ya miliyoni 100. Ngaho tekereza ayo mafaranga ushyize mu nzu mu kubaka inzu, uyatangijemo business. Tekereza business ya miliyoni 100 ukuntu yaba imeze. Nubwo wayagabanyamo kabiri ugatangiza business ya miliyoni 50, business ya miliyoni 50 iramutse igenda neza ntabwo yajya ibura miliyoni 10 yinjiza ku kwezi, zishobora no kurenga. Bivuze ko nyuma y'umwaka umwe business ya miliyoni 50 yagura inzu ya miliyoni 100 nyuma y'umwaka umwe. Ariko inzu ya miliyoni 100 ntiyakwinjiza miliyoni 10 cyangwa 15 mu mwaka. Naho rero bitandukaniye. Ahangaha ariko turi kubibara nyine byagenze neza, birumvikana. Uretse ko mu bushabitsi hari igihe bitagenda uko ubitekereza. Icyo mbangamije no gutuma utekereza kabiri. Hari abantu benshi bafite umugogoro kuba warubatse inzu batabitekerejeho. Ugasanga aragujije yubatse inzu, iyo nzu nta n'ikintu mwinjirije, ari mu mugogoro kuyishyura. Ayo mafaranga yagujije iyo aguza kimwe cya kabiri agashora muri business, ushobora gusanga abafite inzu afite na business n'ayo mafaranga yarayishyuye. Nari mbikurije kuri ijambo rya Dangote, mu bucuruzi nta kintu bitwaye kuba hari imitungo runaka wakwirengagiza, wagurisha ugamije gutiza imbaraga business yawe kugira ngo itarindimuka. Dangote yanabishimangiye neza avuga ngo ntukabe nka babandi b'Abanyafurika babika amafaranga ku makonti bakayuzuza. Amafaranga yawe yashore mu mishinga ibyara inyungu. Data ufite imitekerereze njyabukire, amafaranga yafata nk'imbuto aratera agasaruro. Data ufite imitekerereze njyabukene, amafaranga arayahunika muri banki, banki zikayacuruza. Yanagenda agiye kuyabikuza agasanga icyo yaguraga agaciro kacyo karazamutse. Ibihumbi 10 wari ufite kuri banki muri 2005 ubu ugiye kubibikuza nta n'igihumbi cyaba kirimo, kubera ko ikintu cyaguraga igihumbi muri 2005 ubu ngubu kiragura nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 cyangwa 50, biterwa n'icyo ari cyo. Niba wari ufite miliyoni muri 2010 iri kuri banki, nujya kuyibikuza none urasanga agaciro kayo karagabanyutseho nka kabiri, kubera ko ikintu cyaguraga miliyoni muri 2010 ushobora kujya ku kibazo ugasanga kiragura miliyoni 2. Ari n'igihe ujya ku kibazo ugasanga kiragura miliyoni 5. Uvuga miliyoni yo muri 2010 ubu ngubu ugiye kuyibikuza uko yakabaye, ushobora gusanga yaratakaje agaciro ihagaze nk'ibihumbi 100 by'icyo gihe. Miliyoni ya 2010 uyishoye muri business muri 2010, agaciro k'iyo business ushobora gusanga hagaze nka miliyoni 20. Ni kigaragaza ko business rero niyo ntego nyamukuru abakire benshi bagiramo inama abantu. Uyu mugabo aravuze ngo mu byo ukora byose aranira kuba mwiza muri byo, amahirwe azagukurikira.
amafaranga akurikira akazi kanoza. Iteka ryose nujya mu kazi kajyemo uharanira kukanoza kuruta uko kajyamo mu mutwe wawe uri gutekereza amafaranga. Iteka ryose iyo wanogeje akazi ibihembo byiyitaho, amafaranga aragukurikira. Icyo waba ukora cyose haranira ko nta wagusimbura, amahirwe naza mu byo ukora ni wowe wazaheraho. Dangote yaravuze ngo iga kureba ibyo abandi batabona, wizere ibyo badatekereza, ugerageze ibyo babona nk'ibidashoboka. Aranavuga ngo kubaka izina birakomeye ariko kurisigasira birakomeye kurushaho. Dangote yaravuze ngo mu byo ukora byose haranira kuba mwiza kurushaho. Rero navuze ngo nyuma y'urupfu rwanjye ndashaka kuzibuka nk'umunyenganda wari ukomeye cyane muri Afurika. Aranavuga ngo igihe kimwe sogokuru yigeze kumbwira ati roho y'ubucuruzi si ugukorera amafaranga gusa, ahubwo ni ugutuma abantu bamwenyura. Ni bya bindi nkunda kubabwira nti roho y'ubucuruzi ni ukunezeza abantu bakubaka business. Uyu mugabo yaravuze ngo nta gihe nyacyo gushora imari kiruta none, nta gihe nyacyo gutangira ubushabitsi kiruta none. Aranavuga ngo mu gihe ushaka kuzamura urwego rwa rwiyemezamirimo ukwiye kugira uwo ugenderaho, mwigireho ariko wirinde kumwigana. Mu gihe ushaka kuzamura urwego rwawe mu bijyanye no kuba rwiyemezamirimo ugomba kugira umutoza, uramwigiraho ariko wirinde kumwigana. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugatakaze icyizere cyawe ku bintu bitaguhindurira ubuzima. Aranavuga ngo buri gihe hakazi abantu bakurenze bakora ibyo utashobora kwikorera wowe ubwawe. Yashimangiye rya jambo rivuga ngo niba ukunda umuryango wawe shakisha uko wubaka ubwami bwawe kuruta uko wakubaka ubwami bw'abandi. Ibi byenda guhura na bya bindi uzakore ushakisha ukuntu nawe wakwikorera. Nupfira mu kazi k'abandi bosi wawe azagusimbuza mbere yo gushyingurwa. Niba ucumbitse mu macumbi y'akazi bosi wawe azirukanamo umuryango wawe mbere yo gushyingurwa. Akazi kawe ntabwo ari umutungo wawe ariko business yawe ni umutungo wawe. Umuryango wawe ntiwazungura akazi kawe. Genda wicare utekereze ukuntu wakwikorera. Dangote yaravuze ngo nahitamo gukora nkatsindwa aho kutagira icyo nkora. Kutagira icyo ukora nibyo bibi cyane kuruta gukora ugatsindwa. Dangote yaravuze ngo ikosa rikomeye kuri ba rwiyemezamirimo ni ugushora muri business udasobanukiwe neza cyangwa se utumva neza. Dangote agira abantu inama yuko niba ugiye gushora banza wumve neza business ugiye gushoramo iyo ari, banza uyisobanukirwe. Yaranavuze ngo shora nonaha mbere yuko wisanga warakererewe. Gari ya moshi iri hafi guhaguruka, nudafata icyemezo nonaha urasigara. Aranavuga ngo buri gihe mvuga ko amafaranga nta baragira, ntiyita ngo uri umwirabura cyangwa se uri umuzungu, ntiyita ngo uturutse muri Afurika cyangwa ahandi ari hose ku isi. Aho ariho hose ubwoko bwo ari bwo bwose, iteka ryose amafaranga ahora ari amwe kandi uwo ari wese yayatunga. Dangote yaravuze ngo biratangaje uburyo nyenera visa mu bihugu bigera kuri 38 byose. Bivuze ko umunyamerika yinjira mu buryo bumworoheye mu bihugu byinshi bya Afurika kundusha. Mu magambo yose Dangote yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri ngiri, yaravuze ngo nishimira uwo ndiwe ndetse ndishimisha bihagije ariko ibyishimo byanjye bizanwa no gukora. Ari n'amasomo y'indashyikirwa cyane yavuzwe na Dangote ariko